Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya La Defense TV. Turagarutse nanone kandi n'amakuru y'ibiri kuvugwa kuri tere y'imirwano. Ikintu kiri kuvugwa ni imirwano gusa muri access zigiye zitandukanye. Haravugwa imirwano myinshi cyane yagirwamo n'abarwanyi benshi, cyane cyane abo ku ruhande rwa coalition. Byose tugiye kugenda tubyinjiramo akantu kandi tugende tubivugaho, tutiriwe tujya muri byinshi cyane. Channel yanyu rero itwara Defense TV, naho ngiye turi kubana nitwa Baraka. Reka duhere amakuru yacu mu mashyamba ya Kahuzi-Biega. Kahuzi-Biega haravugwa ko ngo hatewe n'intare za Sarambwe ubwo zateraga mu birindiro bya coalition. Iyi coalition iri Kahuzi-Biega, ikintu gishya cyagaragayeyo ngo nuko hagaragaye n'abacancuro babandi baturutse muri za Colombia, mu gihe twari tuzi ko hari Wazalendo na FDLR n'abarundi gusa na FRDC zitari nyinshi. Noneho ngo byagaragaye ko ngo hari aba FRDC noneho b'abahibu babandi ngo batorejwe mu Bubiligi. Ibi byagaragaye mu bitero byabaye ubwo intare za Sarambwe ngo zateraga hano, ngo zagiye zambaye night vision, bagendana n'ibikoresho bigiye bigezweho, cyane cyane ibyo bagiye bambura SADC cyangwa se ibyo bambuye FRDC. Hari benshi bagiye bavuga ko yaba ari kado boherejwe na Gisegeti. Ibi bikoresho rero nibyo bifashishije batera muri aya mashyamba ya Kahuzi-Biega, batera mu birindiro, ngo haza kugwamo abarundi benshi cyane ngo abaguyemo cyane ahanini ni abarundi, kubera ko aba barundi barwanaga nk'abisize insenda. Ngira ngo mu makuru ya nimugoroba nabivuzeho, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yababwiye ko ngo igihe baba barwanye runo rugamba bakarutsinda, cyangwa se igihe baba batahutse bavuye ku rugamba, ngo azabahemba kubaha mission ibaha amafaranga, kwa kundi abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro bakazaza bafite umurundo w'amafaranga. Iki ngiki ngo nicyo gihembo cyari giteganyirijwe abarundi, ariko benshi bamaze kuba bahaburira ubuzima, iki gihembo cyabo batakigezeho hano mu mashyamba ya Kahuzi-Biega. Ibi rero byaje gutuma binagaragara ko hari n'abacancuro. Abacancuro rero mu mashyamba ya Kahuzi-Biega nibwo noneho tubabonyemo. Ubundi twari tuzi ko bari muri Uvira, ndetse bake cyane banagiye za Warikare kureba uko biba byifashe, cyangwa se kureba uko bapanga urugamba rwaho. Ariko amakuru ahari nuko no muri Kahuzi-Biega naho bagaragayeyo ubwo barwanaga n'intare za Sarambwe. Imirwano itari yoroshye cyane habe na gatoya, kuko humvikanagamo ibiturika by'intwaro nini cyane ndetse n'iby'intwaro ntoya muri rusange. Andi makuru reka tuyakomereze hano ku cyambu cya Kivovo. Mbere ko dukomereza ku cyambu cya Kivovo, ndagira ngo ngusaba unkundire niba ari ibishoboka, uri mushya kuri iyi channel yanyu ya La Defense TV, ukore subscribe, hahita haza n'akazogera ugakandeho, kugira ngo tujye turushaho kubana no mu yandi makuru, cyangwa se tuze kubasha kubana mu makuru ya nimugoroba, cyangwa se niyo mu bindi bihe bigiye bitandukanye. Ikindi kandi, niba ukunda ibiganiro byacu, inyemerera rwose unkorere kuri like, ako hantu ko gakumwe ukane like, kugira ngo turusheho kubona ko ibiganiro byacu muri kubikurikirana muri rusange. Ku cyambu cya Kivovo haravugwa abagera kuri 4, ngo abagera kuri 4 nabo bari bambaye night vision, ngo basanzwe bishwe batewe ibyuma. Icyambu cya Kivovo ni icyambu kiri hano n'ubundi hafi na Uvira. Iki cyambu ibyambukiraho n'ubundi bishobora kuba byajya muri Uvira kuko ni hafi yaho cyane. Ngo ku iki cyambu rero niho hasanzwe abarwanyi ba coalition, ngo bagera kuri 4 bishwe, kandi ngo bakaba bishwe bateragwa ibyuma. Niba ari udushoka, ariko ahanini biragaragara ko atari ibikomere by'amasasu ngo byaba byabishe. Ese izaba ari za operation intare za Sarambwe zatangiye kugaba zo mu buryo bw'ibanga, zikohereza n'abasore bakeya muri operation, hanyuma zigatangira kugenda zikora ibikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi hano muri ku cyambu cya Kivovo, dore ko iki cyambu n'ubundi ngo kinyuraho ibintu byinshi bitandukanye biva za Bujumbura, ariko n'ubundi kigenzurwa na coalition. Bivuze ko aba bantu bamaze gupfa ari aba coalition bagera kuri 4, bose bamaze kuba bakitaba Imana, cyangwa se ubuzima bwabo bwajya ku iherezo, kubera urupfu rw'amayobera. Nta masasu yigize yumvikana, gusa icyagaragaye nuko bwakeye bakabona imirambo igera kuri 4 y'abarwanyi ba coalition bateraguye ibyuma. Ntibizwi niba ari na bagenzi babo babishe, ndaba bakekaho ubugambanyi, cyangwa se ari intare za Sarambwe zaba zamaze kugera no ku cyambu cya Kivovo. Mbere gato ko dukomeza, nkundira unyandikire muri comment uti turagukurikiye. Uko gusa genda muri comment wandikemo uti turagukurikiye, ubundi tubone ko turushaho kugenda tubana. Uyu Kisekedi yabwiye FRDC
ingabo ze FARDC arazibwira ati nimwongere gutangiza ibitero kuri M23, icyakora niba barwanya mu barasa. Ese ibi ngibi yaba bitewe n'iki? Yaba byiyongoje ate ko n'ubundi yahoraga yongeramo umuriro? Ese yaba yarazanye ingabo ziturutse za Kino na za Karemi zo kuza kurebera ko twabonye azana ingabo nyinshi, tukabona ahaye akazi abacancuro? Ese abo bacancuro bari baje gukora iki ku buryo agera ubwo abwira ingabo za FARDC ati nimwongere kugaba ibitero, icyakora niba barwanya mwirwaneho? Ese iyi sisiteme kuri FARDC niwe musaruro ushobora gutanga? Ahari birashoboka ko intare za Sarambwe zishobora kuba zitatewe nazo zikareka gutera, ibyo ni ibintu bishoboka cyane, cyangwa se zikababoneraho nabo zikajya zibatera nk'uko zagiye zitangaza agahenge, ahubwo muri ako gahenge bagaterwa na FARDC. Ahangaha naho birashoboka ko nabo byo babikora, cyangwa se abasirikare b'intare za Sarambwe nabo birashoboka ko bajya batera, dore ko n'ubundi hari tuvuye mu mashyamba ya Kahuzi-Biega, intare za Sarambwe nizo zagabye igitero noneho ngo kugira ngo zimenye neza abo zirwana nabo muri Kahuzi-Biega, cyane ko ngo hari amayobera menshi, kuko ngo hari abantu ba FARDC bamaze kuba bakiyambika nk'abazarendo ku buryo bigoye kubatandukanya na wazarendo hari mu mashyamba ya Kahuzi-Biega. Ngo ibi rero bikaba ari byo byatumye intare za Sarambwe zitera. None dore Kisekedi nawe yahaye ibwiriza abasirikare biwe ba FARDC ndetse na wazarendo abakunda kwita abapatriote, ababwira ko ngo bagomba kuba baretse gutera M23. Ese nanone birashoboka ko zaba ari intege nkeya cyangwa se ubwoba bwo kuba batera M23 muri Sud Kivu, M23 ikaba yafata Uvira, cyangwa se kuba batera izi ntare za Sarambwe muri Nord Kivu, M23 ikaba yafata uriya mujyi wa Kisangani n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ahari ashobora kuba yabonye ko gukomeza kwagiserera abasirikare be no kubabwira gutera bishobora kuba impamvu cyangwa se intandaro yo gutakaza imijyi minini nka Kisangani ndetse na Uvira. Bibutse ko uyu Evariste Ndayishimiye mu kongeramo imbaraga mu ngabo ze, imbaraga nyinshi noneho yazerekeje n'ubundi handi twavuye bwa mbere mu mashyamba ya Kahuzi-Biega, aho yohereje abarundi benshi cyane. B'abarundi bazaga babwira ngo haje amakamyo aya n'aya 8, 6, 10 nangahe yose. Aba basirikare byaje kugaragara ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaboherezaga muri aya mashyamba ya Kahuzi-Biega. Abasirikare kuki yaboherezaga mu mashyamba ya Kahuzi-Biega? Abasesenguzi benshi bari kuvuga ko yaba ari amayeri yo kugira ngo akure umuriro ku marembo y'umujyi wa Bujumbura aha muri Uvira, kugira ngo umuriro usunikire hirya mu mashyamba ya Kahuzi-Biega, wenda ube warwana no gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, bashaka no gufata Bukavu, ariko bareke kurwanira mu marembo y'igihugu cye kugira ngo intambara itinjira mu gihugu cyiwe. Aya ngaya ashobora kuba ariyo mayeri yakoresheje, dore ko abasesenguzi benshi ariko bari kugenda bavuga kohereza ingabo mu mashyamba ya Kahuzi-Biega. Ni ibiri kugenda bivugwa muri rusange. Nkundira dukomeze n'andi makuru, ariko gato mbere yuko tuva ku iyo nkuru ya Evariste Ndayishimiye, ndagira mbibutse ko yamaze kuba yabwira abasirikare be bari kurwanira muri aya mashyamba ya Kahuzi-Biega, arababwira ati nimuramuka murokotse nzabahemba kubazamurira mu maranka ndetse no kubaha mission, nzabaha mission zitanga amafaranga. Ngira ngo nabigarutseho, twikomereze muri teritwari ya Walikale, axe ya Kahembe. Iyi axe ya Kahembe n'ubundi operasiyo zirakomeje izi ntare za Sarambwe, aho bari kugenda bahigahiga icyitwa FDLR, icyitwa wazarendo baba bakiri muri zino axe, ndetse bari kugenda ubwo turi Walikale, ndetse uwitwa Afande Ezekiel niwe ari kuyobora ibikorwa cyangwa se operasiyo ziri kubera hano hagati ya Pinga na Walikale Centre, dore ko Pinga ikiri mu maboko ya FARDC cyangwa se ingabo za leta, ndetse na Walikale Centre naho bari mu maboko y'ingabo za leta. Gusa ikintu Afande Ezekiel yakoze, yagiye hagati y'izo defense zombi kugira ngo akureho umusada ushobora guhanahana cyangwa se guhanwahanwa igihe hamwe haba hatewe defense imwe yashoboraga kuba yatabara indi defense. Watera Pinga, defense ya coalition iri Walikale Centre ikaba yabatabara, watera Walikale Centre defense iri Pinga ikaba yatabara. Ariko we ikintu yakoze, ashobora kuba yenda yaranze kuba yahaterera rimwe, agahitamo kubajyamo hagati ngo abanze ace imisada, ubundi azabaterere rimwe. Uyu mugabo witwa Afande Ezekiel uri kuyobora operasiyo ziri kubera hari muri teritwari ya Walikale.
twikomereze twigire muri teritwari ya Masisi. Muri teritwari ya Masisi axe ya Mahanga ndetse no muri axe ya Showa. Reka twihere muri axe ya Mahanga, naho ngo hari imirwano ikomeye cyane n'ubundi ikomeje guhanganisha coalition na M23 gusa. Imirambo hari kumvikana ibiturika byinshi birimo intwaro za Kalashnikov, za machine gun, za RPG, za AK47 n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye hano muri axe ya Mahanga, aho intare za Sarambwe ziri kurwanira na Wazalendo ndetse na FARDC hano muri teritwari ya Masisi. Ndetse mbibutse ko muri axe ya Showa ku munsi w'ejo nibwo hagaragaye abantu ba FARDC cyangwa se ba coalition bagera kuri 17, gusa 9 muri bo nibo bari abasirikare ba FARDC. No kuvuga ngo ikintu cyabayeho, intare za Sarambwe zahamagaye abaturage muri axe ya Showa ngo bahunguke kubera ko zabonaga ko amahoro yamaze kuba yagaruka. Abaturage baraza, gusa hivangamo na adui, hivangamo aba FARDC cyangwa se aba FARDC 17, aba FARDC 9, abandi bose ari abazarendo. Hivangamo coalition, ingabo za coalition ngo zigamije ko igihe M23 izaba yibwira ko byatunganye bazajya bakumva amasasu aravuze hano muri axe ya Showa. None no kuri uyu munsi amakuru hari nuko baje gucakira n'abandi bagera ku 8 barimo aba FARDC 6, abandi ari abazarendo muri axe ya Showa, kuko ngo bahamagaye abaturage ngo batahe basubire mu ngo zabo no mu mirimo yabo. Urumva nyine coalition yahise iboneraho amahirwe yo kwivangamo, iravuga ati hari igihe bazaba batuje tuzabahengera tubapime mu cyico. None intasi za M23 zabashije kuba zatahura aba bagabo, dore ko amayeri menshi bagenda bagerageza kuba bakoresha atagenda abahira muri rusange, kuko intasi za M23 naho nta kindi ziba ziri kureba muri rusange. Wazalendo bongeye kwitwikira ijoro n'ubundi batera M23, aho baje guhura n'uruva gusenya, ahari baba bazi ko intare za Sarambwe zasinziriye cyangwa se amadubo, hanyuma bakavuga tubwo ari nijoro reka tujye kugaba igitero, tube twabarasa twabapima mu cyico. Noneho ikintu cyaje kubaho, Wazalendo zaje kwitwikira ijoro n'ubundi ziratera muri axe n'ubundi muri hano muri teritwari ya Masisi ntarahava niho byabereye. Axe ya Mahanga hamwe maze kuvugaho mu kanya hari kubera imirwano. Yes, Wazalendo nizo zitwikiriye ijoro, nizo zagabye igitero. Yes, nshobora kuba navuye navuze uwagabye igitero ku wundi. Ni Wazalendo zagabye igitero hano muri axe ya Mahanga muri teritwari ya Masisi. Ibi rero byabaye nibyo namaze kuvuga mu kanya, baje kuba bahurira n'uva gusenya ko baje gusanga intare za Sarambwe ziri maso cyane, ko intare idapfa gusinzira uko byagenda kose. Reka twikomereze n'ubundi twigire muri teritwari ya Rubero. Ku munsi w'ejo nahoze mbabwira ko General Masunzu, Pacifique Masunzu uzwi ku kazina ka Semaranka, yaba yaragaragaye muri teritwari ya Rubero. Iyi teritwari ngo niho noneho arimo atanga umusada cyangwa se arimo atanga amabwiriza ya gisirikare. Noneho ahantu hitwa mu marembo ya Musienene ngo niho arimo arwana, niho ari kugenda arwanira cyane ko intare za Sarambwe ariho ziri. Hano mu marembo ya Musienene hari defense y'intare za Sarambwe, noneho arimo araharwanira. Noneho aturutse muri Rubero centre, uyu General Masunzu niho ari gutangira amaranka akarwana intare za Sarambwe ziri hano muri muri axe ya Musienene, ahari kugenda hangana bikomeye cyane. Igihe twari tuzi ko yambuye inshingano, ariko noneho bashobora ko yarazimuriwe cyangwa se baramuhindura inshingano mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakaba baramuzanye noneho ku mirongo y'imbere cyane, bakamukura za Kisangani bakamuzana, dore ko n'ubundi nubwo bamuzanye ku mirongo y'imbere n'ubundi yari amaze iminsi akora ingendo, yagiye za Bujumbura, yagiye za Uvira, agenda atanga amabwiriza ku basirikare biwe, uyu General Pacifique Masunzu. None amakuru ahari nuko noneho ari gutangira amabwiriza muri teritwari ya Rubero, hafi ya defense ya M23 iri hano mu marembo ya Musienene, dore ko Musienene M23 ihageze mu birometero 5 gusa. Ku munsi w'ejo niho ko nahoze mvuga
gusa amakuru ahari nonaha ni uko batigeze bakomeza kwavansa begera imbere, gusa babaye bagumye aho bari kurwanira. Sinzi icyo bategereje kugira ngo babe bakinjira muri Musienene muri rusange. Gusa ibirometero 5 ni bike cyane, isaha iyo ari yo yose bajya kumva Musienene irafashwe. Ibyo ngibyo bigahita bishyira mu kaga agace ka Rubero kari guturukamo ibitero bya koalisiyo biza kurwanya M23 biturutse muri teritwari ya Rubero ku mabwiriza ya Pacifique Masunzu uri kugenda ukora operasiyo zikomeye cyane, mu gihe twari tuzi ko yambuwe inshingano zo kuyobora troisième zone de défense ya FARDC, ahubwo noneho yahawe izindi nshingano tugiye kugenda tubona. Muri rusange abakurikira Defense TV bazagenda barushaho kubibona nk'uko bigenda bikurikirana umunsi ku munsi. Abakanze like ndabashimira. Muri rusange abakoze subscribe bashya nabo ndabakiriye biyumvemo ikaze hano kuri Defense TV. Ni umuyoboro unyura amakuru y'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igitondo n'ikigoroba, igihe icyo ari cyo cyose. Inkuru zibonetse zibiri kuvugwayo tuzibagezaho, ntidushobora kuziryamana tutazibagejejeho, kandi ngewe dukunda kubana hano kuri Defense TV. Nitwa Baraka, kugira ngo tujye tuganira tunaziranye nibyo byiza. Reka tukikomereza amakuru yacu muri axe ya Chavinyonge. Habereye imirwano ikomeye cyane, ariko imirwano yabaye Chavinyonge haturutse aba FARDC, aba koalisiyo nyine FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bajya gutera muri axe zigiye zitandukanye za M23. Ikintu cyabayeho, M23 yabateza ambushi, baguye muri ambushi karabutaka tutaje kumenya imibare yabaguyemo, kuko yari yimaze kumenya amakuru neza ko bagiye kuza gutera. Muri rusange n'ubundi M23 yari Runyasenge, aba FARDC n'abakoalisiyo baturuka Chavinyonge, noneho M23 ihita ibavunira umuheto. Muri rusange ni ukuvuga ngo ikintu cyabayeho buriya Chavinyonge hari hapakinze ibikoresho byinshi cyane, gusa niho haturutse umusada, niho haturutse FARDC zije kurwanya M23. yari iri hano Runyasenge, ko bari bamaze kumenya ko ihari, baravuga ati reka tujye kubatera tube twabubikira. Noneho ikintu cyabayeho, M23 nayo yamenye ko bari kuza, ibatega mbushi, baje basanga abana baryamye rwose babiteguye, hanyuma bahita babaha icyo bita umuriro. Intare za Sarambwe zita ziha koalisiyo icyo bita umuriro, zibaha icyo bita isomo ry'intambara. Hanyuma ibi byose biza gusiga Chavinyonge, ingabo za koalisiyo ariko zisubiye, ariko kwa Chavinyonge mbere yuko mava hapakinze ibikoresho byinshi. Ubwo M23 yafataga Bukununu, igafata agace ka Bukendo, igafata agace ka Rubero, igafata agace ka Ndando, igafata n'agace ka Musienene. Musienene baracyari muri birometero 5. Ubwo bafataga tuno duce, ubwo bafataga tuno duce, M23 koalisiyo yahise yohereza ibikoresho mu gace ka Musienene. Byari ibikoresho bihenze, bwari uburyo bwo kugira ngo M23 itaza kuba yagira ute yabyigarurira, ikaba yabyitwarira, ikabigira ibyayo, hanyuma ikajya ibibarashisha. Mu buryo bwo kubihungisha rero babijyanye Musienene, dore ko Musienene nayo yugarijwe, iri mu birometero 5. Igihe M23 yabifashe, twahise dutangira kubona amashusho Wiringoma babyifotorezaho bavuga ati dore impano yindi, dore indi kado Perezida Kisekedi yatwoherereje, cyangwa se indi mpano iturutse kuri Kisekedi itugezeho. Igihe M23 baba barwanye ibira birometero 5 bakabikuramo, bagafata kano gace ka Musienene, wahita ubona abasirikare ba M23 bari kwifotoreza ku bifaru, bari kwifotoreza ku masasu, bari kwifotoreza ku bikoresho by'intambara baba bamaze gucakira muri kano gace. Igihe koalisiyo yabitabyimuye ngo ibijyane, dore ko iyi Musienene yamaze kuba stoke y'ibikoresho bigenda bihungishwa bitatwitswe, bitatabwe munsi y'ubutaka, dore ko koalisiyo yagiye rimwe na rimwe nabitaba munsi y'ubutaka. Igihe ibi byose byaba bibaye, twatangira kujya tubona intare za Sarambwe zibyifotorezaho, dore ko binashoboka ko koalisiyo yabona nk'uku bigiye kumara iminsi intare za Sarambwe ziri mu birometero 5 n'aka gace ka Musienene. Birashoboka ko muri aya masaha, cyangwa se muri kunyumva, cyangwa se
ubu ngubu intare za Sarambwe ziri kugenda zibarusha imbaraga, bashobora guhita babihungisha mu gihe zitarahagera. Igihe zihageze rero zikaba zabibura, ibi nabyo birashoboka muri rusange. Ariko nanone igihe baba batabihungishije, intare za Sarambwe zahita zigira ute, zahita zibicakira zikabifata nk'impano zihawe na leta ya Kinshasa. Reka amakuru tuyasoreze hano muri Tingitingi. Haravugwa urupfu rw'aba FDLR benshi cyane, dore ko ngari nabo bari bahiganje n'abazerendo bakeya, ngo byaturutse ngo batewe na M23, ubwo M23 yabahengereye ikabagabaho igitero. Muri rusange ntihabashije kumenyekana nanone imibare y'abahitanwe n'ibi bitero, gusa ikiriho ngo nuko hari aba FDLR benshi. Ibi rero bikaba ngo byabereye hano n'ubundi muri axe ya Tingitingi, ari naho dusubikiye aya makuru. Reka nshimira abantu bose twabanye muri aya makuru, nshimira by'umwihariko abantu bashya bakoze subscribe, nabo tumaze iminsi tubana, abo tumaze kumenyerana. Nshimira nanone abakoze like, nshimira abanditse muri komenti bati turagukurikiye. Hanyuma mbararikira n'andi makuru ari imbere, dore ko amakuru yacu ari akagaruka igihe icyo ari cyo cyose tubagezaho amakuru hano kuri La Defense TV. Turabakunda cyane rero, mugire amahoro y'Imana. Ciao ciao.